Ubugiraneza bwa Nyamutegera Akazaza bwatumye umwana we w'umuhungu abona umugeni yari yaramushakiye. Uyu ni umugani igice cya kabiri. Nuko igihe cyarageze Nyamutegera Akazaza asubira mu rugo, ageze mu rugo yabwira umugore w'iby'urugendo rw'ukuntu rwagiye rugenda. Ukuntu yagiye afasha abantu, agira neza inzira yose, none bitewe n'ibyo yakoze ubu izina rye rizwi n'abantu benshi. Kandi koko nibyo uyu mugabo yagiye agira neza, sinkeka ko rwose hari umuntu waba utamwibuka. Abantu bose yagiriye neza ni benshi. Uyu mugabo Nyamutegera Akazaza mbere y'uko apfa yasize abujije umudamu we kutazita umwana w'izina, ko agomba kuzaguma gutyo paka kugeza ubwo bazajya bamwita mwene Nyamutegera Akazaza. Ibi bintu umudamu yarabyemeye, ndetse nyuma y'iminsi mikeya Nyamutegera Akazaza aza kwitaba Imana, arapfa ava mu buzima. Uko iminsi yagiye yicuma, wa mugore wa Nyamutegera Akazaza yaje kubyara wa mwana we w'umuhungu, ndetse ntiyamwita izina nk'uko umugabo we yajyaga abimubuza. Uwo mwana amaze kuba mukuru, kubera ko nta zina yagiraga, bamwitaga mwene Nyamutegera Akazaza, ndetse amaze no kuba umusore aza kubaza nyina aho papa we aba. Nyina we yakomeje kumubwira yuko papa we yapfuye, nawe uwo mwana akomeza kumubaza n'izina rya se. Nyina amubwira yuko yitwaga Nyamutegera Akazaza, kandi ikindi uno mubyeyi abwira uno mwana ko se yasize amushakiye umukobwa hirya y'ishyamba igihe yarakiri mu nda ataravuka, asiga amushakiye umukobwa ku buryo bitazamugora amaze gukura. Uwo musore akimara kumva ko papa we yasize amushakiye umugeni ntiyatinze, ahubwo yabwiye nyina ko agiye gushaka ukuntu ajya kumureba ubundi amuzanira umukazana mu rugo. Nyina nawe akimara kubona ko umuhungu we agiye gufata urugendo, yamuhaye incucume y'ibishyimbo n'imyumbati, uwo musore afatiraho aragenda. Uwo musore mu rugendo agenda yaje guhura n'ifuku. Izo fuku ziramubwira ati, niko wa musore ubundi witwa nde, ko turi kubona ujya gusa n'umugabo watugiriye neza? Naho uwo musore warazibwira ati, ngende mwene Nyamutegera Akazaza. Izo fuku zibyumvishe ziramubwira ati, wa musore w'ahantu ugiye kujya bazakugora, bazakurushya, ariko uzemera uruhe. Hari n'igihe bazakohereza kujya kuvoma cyangwa se bakakohereza kujya guhinga, ariko icyo gihe nibiba byabaye nyaboneka ntukazabyange, ahubwo uzaza, hari n'igihe uzadusangaho tukagufasha. Uwo musore yakomeje kumva inama z'izi fuku. Ibyo birangiye ashimira zino fuku, ubundi akomeza urugendo aragenda. Uwo musore yakomeje kugenda, ageze imbere gatoya ahasanga imbeba. Izo mbeba ziramuhagarika ziramubaza ati, wa musore ubundi witwa nde? Uwo musore nawe arazibwira, ubundi izo mbeba zimwumvishe zitema ishyamba ryose, zimuha inzira aragenda, ndetse ziranamuherekeza zijya kumwereka rwa rugo, urugo papa we yamushakiyemo umugeni. Uwo musore yashimiye zino mbeba, ubundi arakomeza. Uwo musore yageze kuri rwa rugo baramwakira ndetse baramuzimanira. Igihe kigeze nyir'urugo aramubwira ati, niko wa musore ubundi witwa nde? Uwo musore yababwiye yuko yitwa mwene Nyamutegera Akazaza, kandi ikindi akaba aje mwa runo rugo kugira ngo atware umugeni papa we yasize amusabiye. Uyu mubyeyi yumvishe ibyo uno musore avuze biramucanga cyane, ko umukobwa bamusabiye uno mugabo hari hashize igihe kirekire amutanze yarashakiye ahandi. Uyu mugabo rero n'umudamu we bize inama yo kugira ngo bananize uno musore, ubundi uno musore namara kurambirwa ibyo bari kumukorera asubira atajyanye umugeni we yaje kureba. Ako kanya uno mugabo n'umudamu umugambi bacuze kugira ngo bahemukire uno musore agenda atajyanye umugeni we, baragiye babwira abashumba baba baragiriye amatungo kuyafata bakayimura bakayajyana mu kandi gace kugira ngo babashe kuba bajijisha uno musore, bamubwire yuko amatungo papa we yose yazanye yose yapfuye kandi gari gafite inyatsi. Icyo gihe niba bimubwira bazamubwira yuko rwose bidashoboka kuba bamuhereza umukobwa wabo, kuko n'ubundi ibyo babahaye ntacyo byabamariye. Abo bashumba bahise bafata inka, ihene n'intama, amatungo yose bari bafite, ubundi barashorera baragenda. Mu kugera mu ishyamba imvura yaguye ari nyinshi ivanze n'inkuba, naho ya ntare yo yari yabimenya amakuru ukuntu byagenze, ko rwose bano bashumba bashoreye zino nka kugira ngo bazinyage wa musore wa Nyamutegera Akazaza. Iyo ntare nayo yatanze ubutabazi bw'ibanze, ubundi iratontoma cyane muri ya mvura. Babashumba bagira ubwoba, ubundi bahita bafata za nka barashorera basubira inyuma, basubira kuri rwa rugo n'ubundi bari bavuyeho. Naho uwo n'umuryango w'uno musore yaje gusabamo umugeni, wakomeje kumubwira ibintu bidahura, umubwira yuko inka Nyamutegera Akazaza zose yazanye zose zapfuye bitewe n'ubugwayi, bityo rwose batapfa kumuhereza umugeni wabo, kandi n'ubundi amatungo uriya musaza yazanye yose ntacyo yabamariye. Ako kanya bano babyeyi bakimara kuvuga ayo magambo bahise babona babashumba bose bashoreye bwa bushyo bw'inka bagarutse, noneho bakugwa n'ikimwaro aromekwa. Naho wa musore ahita amenya ko bose bari kumubeshya, gusa namwe murabizi nyir'urugo ntago ajya aseba, ahubwo yahise ashaka ubundi buryo bwo kugira ngo ananize uno musore. Nyir'urugo yatangiye kubwira uno musore kuko nimba ashaka umugeni ko agomba kujya mwazira nka zose ari kureba, akajya ajuguramo izagiye zikomoka ku zo papa we yakoye. Ibyo yaba atabikoze umugeni aramuburada,
uwo musore yarumiwe gose kubera ko n'ubundi inka gose papa we yakoye ntabwo gose yari azizi. Ako kanya uno musore ari kwibaza byinshi, ishwima yanyuze hejuru ye iramwongorera ati wa musore we, inka ngiye kujya nkoraho yose ujye uvuga ko ariyo yakomotse kuzo papa wawe yakoye. Uwo musore niko yabigenjeje, inka buri shwima yose yagiye igwaho iyo ngiyo niyo yerekanaga ko ari ikomoka kuzo papa we yakoye, ubundi kizama bagitsinze gutyo. Ibyo birangiye nyir'urugo yanze kunyugwa, ahubwo abwira uno musore ko agiye kumuha ikindi kizami, amuha ikizami cyo guhinga umusozi. Manza uno musore bari bamwibeshyeho bagize ngo ni ngunda, wenda ku buryo bamuhereza igisozi kingana kuriya ngo nagihinge. Gusa uno musore yibutse inama y'ifuku yamugiriye, ubundi uno musore ahita afata icyemezo abwira abo babyeyi ko rwose agiye guhinga uriya musozi wose akawurangiza. Uko niko byagenze, ba nyir'urugo bamuhaye isuka n'amazi yo kunywa, ubundi ajya muri wa musozi wose nubwo yari munini arahinga. Igihe wa musore yari ari guhinga ageze aho ari kumva naniwe, za fuku zaraje ubundi zimufasha guhinga wa musozi. Mu kanya nk'ako guhumbya umusozi uhinduka intabire. Ibi bintu ba nyir'urugo barabibonye birabatungura, bibaza ukuntu uno musore ahinze gose umusozi ungana kuriya, birabatungura pe, barumigwa. Gusa mwibuke impamvu bino byose biri kuba, intare n'imbeba, ifuku n'ishwima byose kuba biri gufasha uno musore nuko papa we yasize abigiriye neza. Iyo niyo mpamvu bumva bavuga ngo ineza yitugwa indi. Papa we yagize neza kiri ku isi, none nubwo yapfuye ineza iri kugarukira umwana we. Nyabuneka nimugire neza rwose, wenda ushobora kutabyikorera ariko bikorera umwana wawe uzavuka. Ibyo byararangiye, ba nyir'urugo babonye ko uno musore atoroshye, batumije wa mukobwa iyo yari yarashakiye azana n'abana yabyaye. Gusa kandi gatendo kabaye, bafashe wa mukobwa bari barashyingiye bamushyira mu bagore benshi, ubundi babwira uno musore guhitamo umukobwa papa we yamukwereye, akamufata ukuboko ubundi agahita amujyana mu gihe amumenye. Gusa muri ako kanya igihe umusore yari kwibaza ukuntu arabigenza kandi umukobwa atamuzi, ako kanya isazi yahise imuza mu gutwi iramwongorera amubwira ati wa musore we, giye kugenda umukobwa ndi buze kugwaho akikoma, uwo nguwo ni wo wawe, uhita umufata ukuboko umwerekane ko ari wo papa wawe yasize agukwereye, yasize agushakiye, uhita umujyana. Uwo musore iby'isazi yamubwiye niko yabigenje, kandi mu kubikora rwose ukajya ubona ari kubikorana ifiyeri, ukagira ngo papa wo kwa uno mukobwa nawe yari ahari. Ibyo birangiye babonye amumenye, abari bari aho bose bakomye mu mashyi bamuhereza impundu sinakubwira, ubundi bengesha n'amayoga baranywa biratinda, bafata inkwano wa mugabo warutunze wa mukobwa wabo barazimusubiza, naho wari umugore we n'abana yabyaye basanga wa musore wa Nyamutegera Akazaza, ubundi barabashyingira baratunga baratunganira. Ineza iratinda ntihera, twabonye ukuntu Nyamutegera Akazaza yagize neza, none iyo neza ikabigarukiye umwana we. Sinjye wahera hahera umugani wa Nyamutegera Akazaza. Nanone mbibutsa ko iyi ari intego yacu tugezeho zino video, ikatugezaho tuno tuntu twiza mubona buri munsi. Kora subscribe, like, share and comment, ubundi dukomeze kubana. Murakoze.